niba unkunda umwero. muraho neza. Amazina nitwa Kwizera Mugisha. Nk'ibisanzwe murabizi turi muri gahunda yo kwiga umwero Kinyarwanda alphabet. Kuri uyu munsi rero mbazaniye abana beza, abana b'abanyempano, abana bazi kwandika no gusoma Ikinyarwanda bakoresheje inyuguti mwimerere z'Ikinyarwanda, umwero Kinyarwanda alphabet. Muraho neza. Amazina yanjye banyita Mahirwe Maxime, nkaba nzi kwandika umwero no kuwusoma neza. Murakoze. Muraho, amazina yanjye banyita Hirwa Samuel, nkaba nzi kuwusoma no kuwandika umwero alphabet. Muraho neza, nitwa Joshua, nkaba nzi kwandika no gusoma umwero. Murakoze. Aba bana bakiri bato rero bazi kwandika no gusoma umwero Kinyarwanda alphabet nkuko babyivugiye. Ntabwo ari ibintu bibagora, nta nubwo ari ibintu byigeze bibagora, nkuko nawe umwana wawe bitazigera bimugora igihe uzabimukundisha, ukamwushyiramo umutima wo gukunda Ikinyarwanda, ukamwereka ko Ikinyarwanda mu budasa bwacyo kigomba umwero. Aba bana ndaza kubaha umwanya baze kwandika, baze no gusoma, rimwe na rimwe ndajya nandika babisome, ikindi gihe babyandike babisome, kugira ngo murebe koko irya nyandiko naberetse ishoboka kandi ishoboye Ikinyarwanda kandi irashobotse. Wabishatse rero wabimenya, ntabwo bigoye, bisaba ubushake kandi ni ukwitanga, ni uguharanira ubudasa bw'Ikinyarwanda no gushikama ku murage wacu w'ubudasa bw'ururimi mu majwi yacu. Amazina nk'ibisanzwe ni Kwizera Mugisha, ni nge mwarimu w'iyi nyandiko umwero Kinyarwanda alphabet. Akaba ari nanjye muhanzi wawuhanze nshingiye ku muco nyarwanda, ngendeye ku birango n'imivugire, amajwi harimo bimwe nza kubereka bishingira ku ishusho cyangwa se ku buryo ururimi iyo tuvuga rwikaraga cyangwa se ruba uburyo ruhagarara, uburyo ruba rumezemo iyo turi kuvuga amajwi runaka. Uyu mwero rero ni Ikinyarwanda cyuzuye gishyitse, ni Ikinyarwanda nyacyo, ni Ikinyarwanda mwimerere, ni Ikinyarwanda navuga ko sinatinya kuvuga ko ari cyo Kinyarwanda Abanyarwanda bagombaga kwandika. Ntizimbye mu magambo rero, reka aba banyeshuri babe bampaye umwanya bakumbuze ku mateka y'u Rwanda, nabo babe babyumviraho cyane ko bimwe bamaze kubimenya. Mube muduhaye umwanya gato. Amateka y'iyi Afurika rero ari nayo mateka y'u Rwanda, nkunze kubivuga kenshi, bamwe mwarabyumvishe. Uru Rwanda rwarakoronijwe nk'ibindi bihugu byose, dukoronizwa n'abanyamahanga batazi kuvuga Ikinyarwanda, kuko baje bavuye imahanga iyo iwabo, baza batazi kuvuga Ikinyarwanda, ariko baza bazi kuvuga indimi zabo ndetse bazi no kwandika indimi zabo. Ngo bagere mu Rwanda rero bashatse uburyo bamenyamo Ikinyarwanda, bakajya bumva ukivuga bakakigenekereza mu nyandiko yabo, mu buryo bwo kugira ngo batibagirwa ibyavuzwe, kandi mu buryo bwo kugira ngo babifate babimenye, bakabigenekereza rero mu nyandiko yabo. Wavuga abana bakabyandika bakoresheje inyuguti zabo mu buryo bw'abana, kuko ariko bari bashoboye kubivuga. Wavuga umutwe bakabikoresha mu buryo bashoboye kubivugamo n'inyandiko zabo zibigenekereza, bakavuga bo umutwe, magingo aya niko bakivuga, barangiza bakandika koko umutwe, bakaba banditse umutwe, kuko ari Ikinyarwanda nari n'ubundi nanditse inyandiko mwimerere, muranyihanganira nkoresha iyabo, bakandika umutwe. Aha rero harimo ikibazo, tutanatinza aha naho n'ubundi harimo ikibazo, ariko cyane cyane mu bihekane reka turebere hamwe. Bavuga umutwe bakandika koko umutwe. Biragayitse rero kuvuga ngo nawe Munyarwanda uri kwandika umutwe, warangiza kwandika umutwe ukawita umutwe, ubushuka ubwonko. Kora ko ino nitana wa ubihurije hamwe byaba twa, ariko mu Kinyarwanda iyo tuvuga twa humvikanamo sound ka twa. Ngira ngo aho uri ugerageze kubisubiramo nawe urumvamo sound ka, cyangwa mu bundi buryo niba utari kubishyikira uze kwivugira tukuwa
iri jambo rivuge wihuta riraza kukubyarira igihekane twa, kubera ko igihekane twa ari ta na ka na wa, nuvuga tukwa. Urumva ko rero twa harimo mo sound ka. Ikindi bagafata iyi m bakayitirira ma. Noneho bafashe ino migenekerezo bagenekerejemo ikinyarwanda, mu nyuma baza kuyiduha tuyita ikinyarwanda. Bayihaye abasogokuruza bacu barayiduha biba uruhererekane, dukomeza tubyita ikinyarwanda. Ariko mu by'ukuri hariho imvugo ivuga ko buri rurimi buri muco usigasirwa n'ururimi rwawo, hanyuma buri rurimi rugasigasirwa n'inyandiko bwite yarwo, kubera ko buri rurimi rufite uburyo ruvugwamo, rufite amajwi yarwo. Rero iki kinyarwanda tumaze igihe kinini dukoresha inyuguti ntirano. Byari bikwiye kandi harageze ko natwe dukoresha inyandiko zacu bwite, niyo y'iyi ngiyi umwero kinyarwanda alphabet. Dukomeze mu mateka. Nuko rero mu nyuma y'ibyo ngibyo tugenda tubona ko hari ibihugu, hari andi moko yagiye avumbura icyo kinyoma cy'ubukoroni, agahitamo gukora iki? Agahitamo kuzana inyandiko cyangwa se guhanga inyandiko zishingiye ku mateka n'umuco wabo, kugira ngo ubudasa bw'ururimi rwabo no gukomera kuba ubwoko bukomeye, kuba ishyanga rikomeye, kubera ko bishingira ku muco, kandi umuco ukomezwa n'ururimi, ururimi rugakomezwa n'inyandiko yabo. Ariko iyo turi gukoresha Latin alphabet izi ngizi, hari umwimerere ururimi rwacu rutakozwe inama yo guhindura iki. Urabizi cya akenshi twayandikaga gutya, ikibo tukacyandika gutya, ikibo. Bukeye inteko iravuga ngo iyi cya iveho, ngo tujye dukoresha ki, bikaba ikibo. Barasubira baragaruka babona ko ibi ngibi nanone bitanoze, badusubiza inyuma ikibo. Ubu ngira ngo ni iyi nyigo bari bariho, kuvuga ngo ibyanjye. Hari hamwe twakoreshaga iyi njya, tugakoresha iyi njya. Noneho inteko y'umuco 2014 iza kutwemeza ko tugiye kujya dukoresha nga. Iyo ari nga ikaba njya, ukavuga ngo ngewe. Ubwo iyo ngewe ikabibaye ngewe. Ejo bundi nkuko nari nabivuze, barongeye barahindura basubiraho. Rero nkavuga ngo nta kindi kizadukiza uru ruzerero twirirwamo. Bimeze nk'ibikino, bimeze nk'ibintu by'imikino, ni ibintu bidafututse, ni uruzerero kandi rudafite ukuri shingiro. Kubera ko byose tuzererera mu nyuguti z'abandi, ariko dufite izacu ziri kureflectinga cyangwa se zihagarariye, zigaragaza ijwi kwijwi mu ishusho yaryo ry'ikinyarwanda. Uru ruzerero ntiruzigera rusubira. Nkuko nari nabibabwiye, inteko bwakeye ariko ibigenza. Ariko sintinda ku nteko cyane, ahubwo ndababwira ku kinyarwanda kuko nge nicyo mvuga. Ayo mateka rero agaragaza, ndabaha urugero rwa bimwe mu bihugu. Ndabahera kera ku ngoma y'uwitwa Sejong, aho ni muri Korea. Urabona indimi nyinshi zo muri Aziya hari ukuntu nazo zijya gusa. Igishinwa, Ikiyapani n'Ikinyakoreya n'izindi ziba mu ndimi z'ubwoko bita Han. Ariko noneho Abashinwa bakaba bafite inyandiko yabo ya Han, ariyo bita Hanji. Iyi Hanji nizo nyandiko usanga bandika gutya. Si ukuvuga ngo ndayizi, ariko ni ubu buryo bw'imishushanyirize, ugasanga iki kintu kivuze ibintu byinshi. Izi nizo Hanji. Noneho bayiha Abakoreya, nabo bakajya bandika Igikoreya bakoresheje Hanji. Umwami witwaga Sejong the Great uyu Sejong the Great yaje kubona yuko ibi bintu bidakwiriye. Arangije Sejong afata umwanya wiwe, yiga ku rurimi rwiwe, yiga sound by sound, yiga ijwi ku ijwi rigize ururimi rwiwe.
Sejong yaje gukora inyandiko y'akataraboneka ku isi. Magingo aya abahanga bavuga ko ariyo nyandiko nziza iriho, ariyo nyandiko mujya mubona. Ndabiza abanyarwanda benshi tureba filime z'abanyekoreya. Iriya nyandiko rero mubona ntabwo yahozeho, yaje guhangwa n'umwami Sejong the Great. Arayihanga yitwa Hangul. Arangije aca iteka agaragaza yuko ikikoreya nk'ururimi bwite rw'igihugu gikwiye n'inyandiko bwite. Ariko saha gusa muzasoma teze nanditse iri kuri ya website. Hamwe hari umwero Kinyarwanda alphabet keyboard, virtual keyboard, muzabibonaho. Ndababwira ndabaha ingero nyinshi. Urundi rugero nurwo muri iki gihugu bakita Armenia. Muri Armenia, aha muri Armenia rero waje gukora iki gikorwa ni uwitwa Masrop Mashtot. Yari umupriest cyangwa se umupadiri, yari umuvugabutumwa. Uyu Masrop Mashtot yaje gutanga umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu cye ku ngoma yitwaga Arsacid Dynasty. Uyu rero niwe wahanze Armenian alphabet z'Abarumeni. Azihera aho amajwi y'ururimi rwe atangiriye kugeza aho arangiriye. Uru narwo ni urundi rugero. Urundi rugero rutari Masrop Mashtot n'ingoma ye, nababwiye kuri Sejong the Great, Masrop Mashtot. Reka nze babwire abana babiri bo muri Afurika babita Berry Brothers. Aba bavandimwe babiri rero bari abana bato cyane. Umwe yari afite imyaka nka 11, undi 9. Umwe akitwa Abdullah Berry, undi akitwa Ibrahim Berry. Noneho babaza se, baramubaza ngo urabona iyo twandika icyarabu dukoresha Arabic, twakwandika igifaransa tugakoresha Latin alphabet zabo nyine, ariko se kuki iyo twandika ururimi rwacu indimi zabo ziri mu bwoko bwitwa Furani dukoresha icyarabu cyangwa tugakoresha izi alphabet z'Abaromani? Papa wabo arababwira, isaza kubabwira ngo twebwe nta nyandiko twigeze mu rurimi rwacu. Bamusezeranya yuko bagiye kuzayimuha bakanayimwigisha. Bukeye bagiye bifungirana mu cyumba bagahimba cyangwa se bagahanga amashusho. Umwe agahumiriza akavuga ngo a izabitya, ni urugero ndimo mbaha. Undi wenda akavuga ngo a izabitya. Noneho bagahitamo muri izi ebyiri. Baje gukora inyandiko rero imaze kuba icyogere muri iyi Afurika ndetse n'isi yose, yitwa Adram. Iyi Adram ikaba yandika inyandiko ziri mu bwoko bwa Furani language. Ni inyandiko yabaye successful kuri ubu irigwa, kandi iyo ngiyo ihanzwe muri ibi binyejana turimo. Irigwa, irakoreshwa, n'iyo nyandiko yabaye inyandiko yemewe y'ururimi rwabo. Iri no muri Unicode no muri za mudasobwa naho mwayikoresha. Iyindi nyandiko ni y'umugabo witwa Solomon Kante wo muri Guinea. Uyu mugabo yari yaratembereye mu kindi gihugu, noneho haza gusoma ikinyamakuru gisebya abanyafurika, gisebya abirabura. Kirangije icyo kinyamakuru cyaravugaga ngo indimi z'abanyafurika kubera ko nta nyandiko zifite, ngo nawe wazitandukanyiriza n'amajwi y'inyoni cyangwa se n'indimi z'inyoni, kuko inyoni ziravuga ariko ntizandika. Solomon Kante abyumvishe bimutera ishyaka ryuzuye ifuhe ryo kuvuga ngo natwe birakwiye ko tugira inyandiko. Arangije ahanga inyandiko nziza cyane ishingiye ku muco wabo n'ururimi rwabo, yitwa Nko. Nko bikaba bimeze bityo. Ari iyi Nko na Adram
zombi ziva iburyo zijya ibumoso. Aha rero ndaza kongera mbabwire amwe mu amateka y'ukuntu abakoroni iyo basangaga muri Afurika mufite inyandiko baharaniraga uburyo bayica kandi bakayica burundu. Urugero rworoshye ni inyandiko y'abirabura yitwa Bamam alphabet. Yari inyandiko niba nibuka neza niyo mu gihugu cya Senegal. Iyi nyandiko yitwa Bamam baraje yari yarahanzwe n'umwami wo muri icyo gihugu kugira ngo asigasire umuco n'amateka n'ururimi rwabo. Nkunda ikinyarwanda nicyo gituma narimbyise ikinyarwanda. Noneho bakoronijwe n'Abafaransa. Abafaransa ngo bamare kubafata kubaganza, kubakoroniza, babona yuko iryo shyanga rikomeye, baharanira gusenya inyandiko yabo burundu. Nuko bakusanya ibitabo byose byanditse amateka mu nyuguti zabo bwite, bakusanya buri kintu cyose ndetse n'ibikuta byari byanditseho inyandiko yabo barabisenye. Aho badaharuye irange barahasenyaga, bafata za nyandiko barazitwika. Bamamu iri mu nyandiko zazimiye, ururimi rwabo rwarakendereye kuri ubu bakoresha igifaransa cyane. Nkuko natwe mu myaka iri imbere nidukomeza tukarangara ntituzamenya uburyo ikinyarwanda kibagiranye. Kuri uyu munsi ariko kubera ishyaka no kujijuka bari kugenda bakora icyo twakwita revive, bari gushaka kuyigarura. Bagenda bahuza utumenyetso duke duke, mwabisanga ku rubuga rwitwa Endangered Alphabet rw'umugabo witwa Tim Brook. Uwo mugabo niwe ugerageza kugarura inyandiko zazimiye, yerekana indimi n'ikinyandimi byakozwe n'ubukoroni. Urundi rugero nabaha ni mu Buhinde. Mu Buhinde naho kubera kudahuza imyemerere n'imyizerere, abitwa Abahindu baje gufata ubundi bwoko, bafata n'inyandiko yabo barayitwika, barayirimbura. Uri kumva ko rero tugiye kubona ikintu aho ngaragaje ayo mateka kugira mbereke ko ubukoroni ntibwigeze bwishimira ibihugu byari bifite inyandiko muri Afurika ndetse n'ahandi, kandi byarazitwikaga kugira ngo ayo mateka yibagirane, kubera ko bari bazi neza ko inyandiko ari isoko yo gukomera k'ururimi. Bari basobanukiwe neza ko inyandiko ari isoko yo gukomera k'umuco. Ariko biratangaje kuvuga ngo ukunda umuco nyarwanda ariko nturasobanukirwa yuko umwero iyi nyandiko yacu izaba ikintu kizakomeza ikinyarwanda mu myaka iri imbere. Twirwa tuvuga ngo ikinyarwanda kiri kugenda gisenyuka cyangwa se kiri kugenda cyangirika, gitobama, gihindurwa uko bwishe uko bukeye. Noneho ngo mu myandikire ngo turakivanga, ukandika ugashyiramo so. Ariko se wowe urabona nuzandika izi characters uzashyiramo so, wowe ntibizagutera isoni? Nushyiramo so uzakorwa n'isoni. Aha rero nta mivangire izajyamo. Aha kizaba ikinyarwanda gusa, amajwi y'ikinyarwanda gusa. Amateka akomeza twereka neza yuko igihugu gifite inyandiko bwite yacyo ishingiye ku muco wacyo. Icyo gihugu umuco wacyo urakomera, nta kiwunyeganyeza, nta na gito, nta cyawunyeganyeza, nta kizanaboneka. Urundi rugero ni muri Ethiopia. Ethiopia murabizi bafite inyandiko yabo bita Amahara. Ibo bagize n'amahirwe ntibakoronijwe. Ariko Amahara niyo ugiye mu mujyi hari ahantu njya nyura, namwe mujya muhanyura niba muri Kigali, uzamuka uva kwa Rubangura, hari ahantu ugera handitse inyandiko ya Ethiopia, uhita ubona Ethiopia kandi nawe muhuye kubera inyandiko. Hari umunsi rero ubwo tuzemeranya jye nawe nundi tukemera ko iyi ngiyi ariyo ibaye ikinyarwanda, n'umunyamahanga azajya ageraho byanditse atubone tudahari, abone umuco wacu atari uko abonye imbyino, abone umuco wacu atari uko abonye uduseke n'ibisabo, ahubwo kuko abonye ururimi rwacu mu ishusho yarwo. Iyi rero ni ishusho y'ikinyarwanda. Ntizimbye mu magambo, reka munkundire jye n'abanyeshuri tubanze dusome izi nyuguti nkeya nabaye nshize aha. Nyuma yo kuzisoma turaza no kwandika. Ndabaha umwanya baze kwandika, baze no gusoma ibyo banditse.
kugira ngo murushe kubona yuko ari ibintu bishoboka, byoroshye kandi byizewe, bifite umwimerere ushingiye ku kinyarwanda n'ubunyarwanda. Nahoze mbabwira yuko iri zina, mbere yuko mbaho umwanya reka mbanze mbasobanurire iri zina umwero ryanditse aha, ariko reka ryandike mu buryo musanzwe musomamo. Usibye ko ubisomye uko byanditse ibi ntibyaba ari umwero, ahubwo byaba ari umwero, kuko ni Imana wa. Uyu mwero rero ushingiye ku bintu bitatu, cyangwa se ubumbatiye imbonezabitekerezo yo guhangwa k'u Rwanda, ariyo Imana. Gusa Imana byandikwa gutya, inka bikaba byandikwa gutya, ingoma byandikwa gutya. Iyo bigeze ku Mana ugaragaza ko ariyo nyiricyubahiro, ukayiha ikamba. Uyu mwero rero nakomeje mbabwira yuko ari ibintu bishoboka niba abana b'imyaka 10, 11, 12, 13 babimenya, umuntu wese yabimenya. Ni igihamya. Banyeshuri muriteguye? Yego. A U O E. Hanyuma izi zindi reka muzisome ntazivuze. I Ra Ba Na Ma Ka Ka. Urumva ko bishoboka. Tujyanire hamwe. Sa Ga Za Cha Cha Ja Da Ha Ya Wa Va Pa Fa Mba Nja Nya Nsa Sha Nka. Murakoze. Kuri ubu ndajya mpamagara umunyeshuri umwe ku wundi, baze bandike, barahera ku mazina yabo bayiyandikira y'amanyarwanda, kubera ko umwero nta kindi wandika kitari Bantu language cyangwa se ikinyarwanda. Wayo Joshua. Banza wongere ubibutsa amazina yawe, babwire cyane bakumve. Murakoze, nitwa Joshua. Andika Uwayo. Mwebwe musigaye aho murabona adakwiye amashyi. Hano rero yanditse izina rye risome. Uwayo. Iyi ni iyihe? U. Iyi ngiyi. Wa. Iyi ngiyi. A. Iyi ngiyi. Ya. Iyi ngiyi. A. O. Kabitera ni ukutareba kandi ntiwasoma utarebye, jya ureba mbere yo gusoma ibyo usoma. Nankundire atwandikire izindi nyuguti zigize umwero cyangwa zigize ikinyarwanda nibura enye. Nazidusomere kubera ko kandi usome cyane, kugira ngo turahamagara n'undi munyeshuri wa kabiri nawe buduha umwanya. Hirwa, egera hano.
urongera wivuge, uvuge cyane bakumve. murakoze. Njye nitwa Hirwa Samuel. Hirwa Samuel. Ubwo Samuel ntaryo wandika, nukenera kuryandika urakoresha za nyuguti zisanzwe. Andika Hirwa. Hirwa arakoze cyane, yanditse izina rye Hirwa. Soma. Ha. Soma cyane. Ha. I. Rwa. A. Iki rero ni igihekane rwa nk'uko yacyanditse. Iyi rwa ubundi nakomeje mbabwira ngo twumve, cyangwa se umwero wandika ikinyarwanda nk'uko kivugwa ijana ku ijana. Iyi rwa uyu mwana w'umunyeshuri yanditse agihagaze aha, nawe yongere abyibuke, imeze itya. Ikaba irimo ingombajwi ra, irimo ingombajwi ga, irimo ingombajwi wa. Iyo bihekanye rero biromatana bikaba ikintu kimwe. Kuko iyo tubivuga n'ubundi tubivuga nk'ijwi rimwe, ariko ryifitemo amajwi menshi atandukanye, ariko ryabaye rimwe. Rero rwa buryo dusanzwe tuyandika rwa ya Rwanda ni ra na wa. Ari nayo mpamvu wumva aba babitwigishije, cyangwa se abanyamahanga, cyangwa se abazungu mu yandi magambo basoma bavuga ngo ni Rwanda. Rwanda. Kandi koko niko handitse. Ahubwo wowe usoma Rwanda ubiterwa n'iki? Ubiterwa nuko wowe wize kwandika ibintu bigenekereza ikinyarwanda, ariko wowe uzi kuvuga ikinyarwanda. Gusa ikibabaje ntuzi kucyandika. Ariko se uzakimenya ryari? Uzakimenya wize umwero. Iyi rwa, ariko muri rwa tuvuga habamo sound ga. Ikigero cyiza mwabifatiraho nuvuga ruguwa ukabivuga wihuta, uraza kumva ko ari yibaye sound y'igihekane rwa. Mo hano rero hakenewemo ga. Niyo mpamvu mu mwero harimo ga na wa na ra. Rero byahura iyo bihekanye twebwe mu kinyarwanda cyacu birahekana, ntabwo bigendana. Naho ibi ntabwo ari ibihekane, ni ibigendane, kuko ra iraha wa iraha biragendanye, ariko mu kinyarwanda ni ibihekane. Ibi byo kuko byomatanyijwe birahekanye. Hirwa natwandikire inyuguti enye zigize umwero. Soma. Ma. Na. Da. Ka. Yanditse ma na da ka. Nawe ushaka kubimenya reka nguhe urugero. Urakoze. Nawe ukwiye iki? Akwiye amashyi. Nawe iha amashyi. Urakoze, duha umwanya. Nawe ushaka kumenya kwandika izenye reka ngufashe wowe nkurikiye. Ma uhera hano, urafata ikaramu ushyire ku rupapuro, uhera aha ugira utya umanure. Iyi ni ma, n'ibintu byoroshye. Na uragira utya umanure, n'ibintu byoroshye. Ibaze ibintu ukora utakuye ikaramu hasi. Da uragira utya uzamure, n'ibintu byoroshye. Ka uragira utya. Ibi bintu ntibyoroshye. Mahirwe Maxime, tera intambwe. Uyu musore nawe yitwa Mahirwe Maxime. Agiye kutwandikira izina rye mu mwero, ari ryo Mahirwe.
Mahirwe arakoze. Iki gihekane twakivuzeho cyarwa ntabwo twongera kukivugaho ku yindi nshuro, ahubwo nawe nadukundira twandikire inyuguti enye ashaka. Nazidusomere. Na. Na. Ma. O. E. Yanditse ingombajwi eshatu n'inyajwi imwe. Yanditse ingombajwi na, ingombajwi ma, yanditse inyajwi ebyiri. Inyajwi o, inyajwi e. Urakoze. Uyu mwana nawe akwiye amashyi. Sawa. Wowe mukunzi w'ikinyarwanda rero, niba ufite umwuka muri wowe ukunda ururimi rwawe, umwuka nakwita panafricanisme, umwuka nakwita umwuka wo gukunda igihugu, ururimi n'umuco wawe, udashingiye ku birangaza ibyo ari byo byose, nagira ngo tubane hamwe muri iyi ndahiro tugiye kurahira yo gusigasira ikinyarwanda. Ikinyarwanda, ururimi rwa data na mama, nanjye n'abazankomokaho, ntiruteze gutobama, hari umwero. Ubonye ino ndahiro ikagukora ku mutima, ukunda ikinyarwanda, uri umukunzi w'igihugu cyawe, ukunda ururimi rwawe, ukunda umuco wawe, ndabigushimiye. Rero ikiriho nababwira yuko inyigisho tumaze kureba kuri uyu mwanya ntabwo twize gusa umwero, ahubwo twize n'amateka y'inyandiko muri rusange zigize isi, tureba ubukoroni n'icinyandimi bwagiye bukora, tureba no kuzuka cyangwa se gukomera kw'imico binyuze mu guhanga alphabet zizasigasira urwo rurimi. Twabonye alphabet zitandukanye zihanzwe vuba nka Adramu, tubona n'umwero ari wo turi kwiga kuri uyu munsi. Rero birashoboka ko ahari mufite ibibazo bigiye bitandukanye mwifuza kumbaza, bamwe mumbarize muri komenti, abo turi kumwe namwe mwambaza. So murakoze, narindi kuri kamera nakurikiranye aho mwahereye mwigisha, muri abahanga kandi ikigaragara cyo ibintu murimo murabizi, nta gupapira ntaki. Murakoze. Jewe ikibazo nakibaza cyangwa se n'undi wundi udukurikiranye ashobora kwibaza, nakibaza nti byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo aba bana cyangwa se aba banyeshuri bawe babe bafashe iyi myandikire yawe mishya? Ese nk'umuntu ukeneye kubyiga, yaba ari umuntu mukuru cyangwa se yaba ari umuntu mutoya, byamufata igihe kingana iki kugira ngo abamenye iyi myandikire yawe? Byose biterwa n'ubushake umuntu afite. Yego. Ariko nsubirije kuri aba banyeshuri mfite nazanye kuri uyu munsi, kuko hari n'abandi. Yego. Aba nazanye nuko ari bo nabashije kubona kuri uyu munsi. Yego. Ntabwo byantwaye igihe kinini, by'umwihariko ntibyabatwaye igihe kinini. Yego. Icyumweru kimwe kirahagije, wize udakuraho, kirahagije kuba wamenya umwero mu buryo bwose. Cyane kuko nkanjye hari ibyo namenye. Yego. Hari ibyo ubu ngubu ushaka kumbwira ngo zaho ngaho ku kibaho, nkaba nanjye nabyapurika. Muri make nabonye atari n'ibintu bigoye. Murakoze cyane. Nabonye atari ibintu bigoye kubera ko nkaho ngaho hari ibyo nakwereka rwose, kandi byanyabyo. Nk'ubu ngubu nanjye mavuye menye ha, ndayizi, ya ndayizi, ma ndayizi, ndetse na da. Nkunda kukubaza ngo ese ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu biyumvemo iyi myandikire ndetse banasobanukirwa ukuri kw'ikinyarwanda cyabo cyanyacyo uburyo cyandikwamo? Ikintu gikwiye gukorwa, Yego. Ndetse ikintu gikenewe ni urukundo. Yego. Urukundo ubundi ni umuriro. N'umuntu wese uri kwibwira yuko ibi bigoye kubera bibonye bwa mbere,
namenye kandi asobanukirwe ko nta rukundo afite. Yego. Ariko umuntu ukunda ikinyarwanda ndabitangiraho urugero, hari umunyarwanda umwe utari muri iki gihugu, ari hanze y'igihugu, yitwa Mandelson, ni n'umusizi. Yego. Yarabibonye kubwo akunda ikinyarwanda, urumva ni umusizi, yibanda cyane mu kinyarwanda kubera ingano y'urukundo agikunda. Yarabyiyigishije ubwe ku giti cye. Bukeye yanyoherereza amafoto y'aho yanditse, naratangaye, nibwiraga yuko umuntu wese azabimenya kuko nabimwigishije. Rero ikintu gikenewe ni urukundo, ugakunda ikinyarwanda, ugakunda u Rwanda, ugakunda umuco wawe, ugakunda ubudasa bw'ururimi rwawe, warangiza ukumva yuko ugiye kuba umwambasaderi wo kuhagararira ururimi rwawe ku isi. Yego. Ugashigikira rero umwero nk'ishusho y'ubudasa bw'ikinyarwanda, ukabikangurira abatabizi, ukabibwira n'ababizi ndetse ukabibibutsa kugira ngo bikomere. Hari abantu batabasha gukurikirana imbuga nkoranyambaga, YouTube, mbega badafite ubwo bushobozi bwo kureba ku ma YouTube, tuvuga abana bo mu cyaro. Uzakora iki kugira ngo abo bana bo mu cyaro batabasha gukurikirana YouTube, wenda babe bahigira iyi myandikire yawe, kugira ngo nabo bazayimenye ndetse inabacengeremo, bamenye ukuri nyako kw'imyandikire y'ikinyarwanda ya nyayo? Hari ijambo rimwe rikomeye riravuga ngo pole pole ndiyo mwendo. Ntekereza ko kandi ni nako biri. Inkotanyi zitarafata iki gihugu ryari rimwe mu ijambo ryagenderagaho, pole pole ndiyo mwendo, gahoro gahoro nirwo rugendo cyane. Uyu munsi hari abagiye kubibona, bo bafite ubwo bushobozi, bari mu byaro nk'uko bivuze, bari mu ntara zitandukanye, kuko abibonye akaba yamenye usabwe, utegetswe kubw'urwo rukundo, si ugutegeka, urwo rukundo ruzagutegeka, ruzakwakamo, rukwemeza yuko ugomba gufata abo bana badafite ubwo bushobozi, ukababera nawe mwarimu. Aha sije mwarimu wenyine, wowe ubibonye menya ko ubu ngubu ufite gahunda nawe yo kuba mwarimu kugira ngo bigere muri bose. Yego. Sante kabisa, urakoze cyane. Kugeza aka kanya hari umuterankunga se wari wabona wagufasha kuba ibintu byawe byabasha gusakara ahantu henshi hagiye hatandukanye? Abaterankunga ngenda mbona abajyanama, kandi nanone ntabwo mvuze ngo abo mfite barahagije. Aho uri nawe ndagukeneye, ufite inama wangira, ndetse n'ibi turi gukora byo kunyuza ku ma YouTube nabyo dukeneye inama zanyu muri comment. Ababona nimero zanjye namwe mungereho, inkunga yose rero ntabwo mfite gushyiraho iherezo. Yego cyane, urakoze cyane. Ngiye ibibazo byanjye byari ibyo, n'abandi batubarize muri comment turebe. Murakoze cyane. Ubwo rero mukunda umwero, niba unkunda unkundire umwero. Murakoze cyane.